Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami Yesu ndabikwifurije. Iki ni ikiro ijana na mirongo itatu n'icyenda, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Iki gitondo ducishijwe bugufi no kwinginga izina ryawe no kurushimira kubera yuko duhanda amahirwe yo kumva ijwi ryawe no kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu KRISTO turasenga ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro, Uwiteka Mana. Tujya tuvuga tuti Mana, ibyiza ni uko twakwibagirana ariko abantu bawe bakamenya ijambo ryawe. Nanjye ndasenga muri aka kanya ngo mu izina rya Yesu KRISTO ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanjye muri aka kanya ndasenga cyane ngo ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe risenye ibyo gusengwa. Mu izina rya Yesu rikiza indwara z'imitima yacu, rikiza indwara z'ibitekerezo byacu, rikiza indwara z'imibiri yacu. Mu izina rya Yesu riduhindurire imyitwarire mwami Imana, ridukuremo imyitwarire y'amafuti n'ubupfapfa n'ubugoryi, ritwubakemo imyitwarire yo gukiranuka no gutungana, ritwubake imyitwarire y'urukundo no guca bugufi no kugendana nawe. Mu izina rya Yesu turakwinginze wumve gusenga kwacu. Ntutwemere ko mwami Imana tuba abanyabyaha cyangwa usubira mu byahise bibi, ahubwo mwami Imana ushyira imbago mu buzima bwacu zituma tudasubira mu bibi. Twumve mwami Imana ijambo ryawe kandi turishyire mu bikorwa. Twumve Data wa twese ijambo ryawe kandi dushyire mu bikorwa ibyo ritubwira. Mu izina rya Yesu KRISTO, Data wera mwiza, Mwuka wera muziranenge asobanurire buri mutima, buri matwi, ahishure buri maso, kandi agende mu ngingo za buri muntu maze akureho uburwayi bwose. Mu izina rya Yesu KRISTO, akuremo ibyubatswe na Satani byose, akuremo ibyubatswe na Satani byose. Mu izina rya Yesu ibihome by'umwanzi byose bisenywe mu mibiri yacu, mu bitekerezo byacu, mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 4 umurongo wa 4 kugeza umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Luka ibice 4 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Yesu amarayo iminsi 40 agihezwa n'umwanzi, maze muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi amubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ni muri Luka ibice 4 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ubutumwa bwiza n'ibyanditswe byera. Mu mateka y'Itorero higeze kubaho abantu bamamazaga ku isezerano rya kera ritareba abakristo, bo bashaka kubakira kwizera kwa gikristo mu isezerano rishya gusa. Uyu munsi turarebera hamwe ibyo Yesu abivugaho cyane ko ari we banze ryo kwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere turaza kwigira hamwe mu minsi itatu iri imbere umumaro w'ijambo ry'Imana n'umumaro w'ibyanditswe byera. Tuzarebera hamwe Satani atinya ibyanditswe byera. Icyo ni ikintu cyo twese tugomba kumenya no gusobanukirwa. Ntabwo ubwira Satani icyo Bibiliya imuvugaho cyangwa ikuvugaho kugira ngo aguhunge. Muri iki gice cya 4 cya Luka tubonera ko Yesu yasubije Satani inshuro 3 ibyanditswe byera, nyamara Satani nta kimenyetso cyo kubitinya tumubonana. Ndetse n'ikimenyimenyi tunabona yuko hari aho nawe ubwe yagenda akazana icyanditswe akakivuga. Imana ishimwe cyane. Reka tunavugisha ukuri, nta nubwo umurusha ibyanditswe. Imana ishimwe. Igisubizo Yesu yasubije Satani gitangira kuri handitswe ngo. Hanyuma Yesu agakomeza avuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose ry'Imana. Ese niki ubona hano? Aya magambo yaturutse mu byanditswe ariko ntabwo abishimagiza cyangwa abyamamaza. Reka mbyite gutyo. Ntabwo Yesu yizavuga ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa gusa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'icyanditswe cyose Imana yavuze. Oya,
ahubwo yavuze ngo atungwa n'ijambo ryose risohoka mu kanwa k'Imana. Inkaho Yesu yavuze ngo mu magambo y'uyu munsi twumva, inkaho Yesu yasubije Satani akamubwira ngo Bibiliya iravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo azatungwa n'ijambo ryose ry'Imana. Ibi ntabwo bivuze ngo ijambo ryose rya Bibiliya. Imana nishimwe. Ibyo se ubwabyo bivuze iki? Bivuze ko handitswe ngo ari igitabo cyangwa inkoranyabitabo y'iby'Imana yavuze mu gihe cyashize nuko yageneye n'abantu mu gihe cyashize. Ni muri Bibiliya rero twigira ko tudatungwa na Bibiliya ahubwo tubeshwaho n'ijambo ryose Imana ivuga. Amen. Muri Matayo ibice 4:4 haravuga ngo, aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Handitswe ngo itwigisha uko imibanire yacu n'Imana igomba kuba imeze. Ijambo ry'Imana rero ni umusaruro w'iyo mibanire myiza iba hagati yacu n'Imana. Iryo jambo rero niryo ritubeshaho, ntabwo ari ibiri tubeshaho. Tubitandukanye. Ndaza gusobanura impamvu yabyo. Umubano w'umuntu n'Imana uramutse ubaye nka radiyo, Bibiliya yaba ari nka kataloge. Kataloge ni ka gatabo, niba uguze nka telefone nshyashya, ni akantu k'agatabo baguha gasobanura ukuntu iyo telefone ikora n'ukuntu ikoreshwa, niyo bita kataloge. Cyangwa uguze radiyo nshyashya, akantu k'agatabo kavuga ngo iki ngiki gikora iki ngiki gikora iki ngiki gikora iki. Kataloge ni akantu k'agapapuro kaba kari mu bintu by'ibikoresho gasobanura uko ikintu uzagikoresha. Nicyo rero kataloge niko rero Bibiliya nayo imeze. Bibiliya nayo ni nka kataloge itwigisha uko ni nka kataloge ya radiyo. Ijambo ry'Imana rero ryaba ari amakuru n'amatangazo umuntu abasha kumvira kuri iyo radiyo mu gihe ayikoresheje neza. Kataloge ntabwo izigera ihinduka. Ni ukuvuga ngo uyifashe uyiguze uyu munsi, Imana ishimwe, uguze radiyo uyu munsi, iyo kataloge ukazanyura ku isoma y'imyaka 5 kuri ya radiyo uzasanga ikivuga bya bintu bimwe. Uzasanga ikivuga ngo radiyo bayicana gutya, radiyo bayikoresha gutya, bashyira mu bindi mu zindi shene gutya. Nuko nyine kataloge nta kintu izaguhinduraho. Uzavuga ngo bayicomeka gutya ku muriro, uzavuga ngo bayicomeka ku muriro ungana gutya. Ibyo byose ni kataloge, ntabwo izigera ihinduka. Numara imyaka 20 uyikoresha uzakusanga ya kataloge kivuga ikintu kimwe. Ariko amakuru yo aca muri radiyo ahora ahinduka buri munsi. Ntabwo amakuru uzumva ku munsi wa mbere ariyo uzumva ku munsi wa kabiri, uzumva ku munsi wa gatatu, ndetse mu myaka 20 uzasanga amakuru aho agenda ahindagurika. Kuki agenda ahinduka rero? Kuko ibintu bihora ari bishya mu isi. Imana ntihinduka, ariko Imana ntabwo nabyita ngo yarananiwe ngo Imana ntihinduka ariko igira udushya. Imana ishimwe, nakore nabuze. Imana ntabwo ihinduka ariko Imana igira ibishya. Niyo mpamvu yavuze ngo ngiye gukora ikintu gishyashya, ntabwo uracyumva, kizaba inzaduka mu matwi yawe. Imana ntihinduka ariko igikora udushya kandi ikora ibishya. Ntukishuke rero. Ubwo rero biba bikwiriye yuko umuntu amenya icyo Imana ivuga, ntamenye gusa icyo Imana yavuze. Bibiliya ni nk'icyo Imana yavuze. Bibiliya ni kuvuga ngo bitware gutya, itware gutya. Reka nze turabisobanura, urabyumva mu kanya. Ariko ibyo wumvira kuri radiyo byo urabihindagurika. Iyi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo handitswe ngo, yavuze ngo ni kataloge, ko umuntu azatungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Amakuru n'amatangazo bivugirwa muri radiyo noneho. Nk'uko kataloge itakubwira amakuru n'amatangazo ya buri munsi, niko na Bibiliya itazahubira iby'Imana iri kukuvugaho buri munsi. Ariko ijambo ry'Imana niryo riguhishurira ibyabaye, ibirimo kuba n'ibizabaho biciye muri Mwuka Wera. Reka nguhe urugero. Uri umukobwa ufite abahungu 6 bari gutereta, ninde uzahitamo? Ntabwo uzigera ubona igisubizo muri Bibiliya. Cyo Bibiliya nka kataloge izakubwira ngo haleluya, iti jya muri FM 97 n'ibice 5, aho ngaho baraza kukubwira uko ubigenza. Haleluya. Ijambo riravuga ngo genda usenge, Imana irakubwira ugomba guhitamo.
uri gusaba akazi ahantu harindwi, ntabwo bizakubwira ngo aha niho ugomba kujya, ahubwo izavuga ngo genda usenge, Imana iraza kukubwira ko ugomba kujya. Ntabwo rero Bibiliya isimbura ijambo ry'Imana. Bibiliya irakwigisha uko ugomba kwitwara. Niyo mpamvu Dawidi, uzabisome n'uzabisanga, Dawidi ntabwo yajyaga ku rugamba ngo afungure amategeko ya Mose nibyo Samweli yahanuye ngo avuge ngo turabigenza gute. Imana ishimwe cyane. Yaragendaga asenga, yarenza agahamagara umuhanuzi, cyangwa bakavuga ngo nimuzane cyangwa munzanire umunatumiye, kubera yuko utwo tuntu ngo nitwo twabafasha kugisha inama Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo rikugira inama, rikubwira ibitekerezo by'Imana, rikubwira uko ugomba kwitwara mu kibazo ugezemo. Ijambo ry'Imana ryaravuga ngo Imana yajyaga isura n'abami ikabashurira mu nzu, zikabura ngo nimugende mutere gutya kugira ngo mutsinde. Ibyo biri muri Bibiliya. Niyo mpamvu bivuga ngo nuko Imana ntiyamusubiza ngo mu muhanuzi, ntiyamusubiza mu nzozi, ntiyamusubiza. Ibyo byose byabaga ari ukuntu Imana yakoreshaga kugira ngo ishurire abantu, ibayoboze ijambo ryayo, ntibayoboze gusa ibyanditswe. Ibyanditswe byababwira ko bagomba kubana n'Imana, ntabwo byabwira ukuntu bazarwana intambara. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe byabwiraga ukuntu bagomba kwitwara hagati yabo n'Imana, ntabwo byabwiraga ukuntu bagomba gutsinda Abaheti n'Abahivi n'Abafilisitiya. Tandukanye ibintu rero. Ibyanditswe bizakubwira ukuntu witwara, bizakubwira ukuntu usenga, bizakubwira ukuntu ugomba guca bugufi, bizakubwira gukunda bagenzi bawe, Imana ishimwe cyane. Bizakubwira ngo saba kandi uzahabwa, ariko ntabwo bizagusabira, ntabwo bizakubwira igisubizo Imana igwa, ntabwo bizakubwira ngo kiburyo cyangwa kibumoso, ntabwo bizakubwira ngo fata cyangwa ureke kiriya. Nguko ijambo ry'Imana rero rikenewe. Imana ishimwe rero. Ubwo rero soma Bibiliya yawe buri munsi, kuko ni muri yo uzamenyera kubana neza n'Imana. Ariko niba ushaka kumenya iby'Imana ivuga uyu munsi, ukwiriye gucana radiyo yo mu buryo bw'umwuka, ukajya ku murongo w'ijuru, kuko ni muri wo uzakirira. Erega ukeneye Bibiliya, ariko unakeneye Mwuka Wera, kuko niwe uzakubashisha kumva amakuru y'ijuru, maze ukabeshwaho koko n'ijambo ryose Imana ivuga. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, umuntu utunzwe no gusoma Bibiliya gusa, adafite Mwuka Wera w'Imana, ntabwo atunzwe n'ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi ari kubura mu buzima bwe, hari ibintu byinshi atari kumenya mu buzima bwe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Ndakwifuriza uyu munsi kugira ngo Mwuka Wera akuzure kandi agwishurire iby'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Data wera, Mana igira neza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni ukuri, ntirivangiye kandi ntirivangirwa. Mu izina rya Yesu turakwinginze cyane ngo Uwiteka, kugira ngo uduhe urukundo n'inyota byo gusoma ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu turaguhendahenda kugira ngo Data wera turisome kandi dukwize ibyo ritubwira. Kandi tubanagusaba kugira ngo twuzurize amavuta mu mperezo, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo tubashe kumvira ibyo ijambo rye ritubwira, kugira ngo Mwuka Wera atumanure ubushake bwawe, atwereke icyo uvuga ku buzima bwacu, atwereke icyo uvuga ku mashuri twiga, atwereke icyo uvuga ku kazi dukora, atwereke icyo uvuga ku bushomeri bwacu. Ntabwo Bibiliya izabitubwira byose rega, ndetse ntabwo wabitubwira byose, ariko ijambo ryawe niko ijambo ryawe ritubwira ngo ariko Mwuka Wera ngo ubwo azaza, ngo azabahishurira ukuri kose. Natwe turasenga ngo umwohereze Data wera mu mitima yacu, kugira ngo ahishure ukuri kose. Mwayimana Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye rero, turakwinginga cyane ngo tumaze kumva ijambo ryawe, mbere na mbere ubanza uduhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, mu izina rya Yesu, no gukomeza kukumvira Data. Twanakwinginga Data wera, kugira ngo kubw'ijambo ryawe n'imbaraga zibonekera muri Kristo Yesu, ukize indwara z'ibitekerezo byacu. Mwami Imana, ukwikunda, ukwirarira, ukwiyemera, Mwami Imana, ibyaha byatugize imbata, ibyo byose Mwami Imana bikurwemo na Mwuka Wera, bifatwemo ubwami bwabyo bucura umwijima. Mu izina rya Yesu indwara z'umutima uzikuremo, mu izina rya Yesu indwara z'imibiri nazo zikuremo, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni ukuri, kuko waravuze ngo wohereze
wakomezaga ijambo ryawe ukabakiza indwara zabo zose, natwe rero ubwo tumaze kumva ijambo ryawe ngo dukize indwara zacu zose mu izina rya Yesu Kristo urera cyane kandi urakiranuka. Amen. Uyu munsi turasoma isezerano muri Baroma ibice 15:4 havuga ngo ibyanditswe byera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Aho ni mu Baroma ibice 15:4. Ndasubiramo ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bizanwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Aho ni mu Baroma ibice 15:4. Wakoze kubana natwe, Imana aguha umugisha. Ndagusabira umugisha w'Imana ngo ugumane natwe, ndagusabira ngo imbaraga z'Imana zigumane nawe, ndagusabira ngo umwuka wera kuzure, ndagusabira ngo kumva Imana bikuzure, ndagusabira ngo gutunganira Imana bikuzure, ndagusabira ngo imigendere yawe ibe iyo kunyura Imana mu izina rya Yesu. Ndagusabira ngo imivugire yawe yo kunyura Imana, ndagusabira ngo ibitekerezo byawe byo kunyura Imana mu izina rya Yesu. Mu bigeragezo waba uri gucamo uko byaba bimeze kose, ndagusabira kunesha, ndagusabira gutunganira Imana no kwitunganira. Haleluya. Ndagusabira gutunganira Imana no kwitunganira cyane, ndagusabira cyane kugira ngo mwuka wera kuzure, imbaraga mvajuru zikuzure, kugira ngo biguhishurire ubushake bw'Imana, ijambo ry'Imana. Ndagusabira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ndagusabira kugenda nk'uko bikwiriye abahamagawe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niko ngusabira ngo wuzure kuca bugufi kandi wuzure kubaha Imana, ngo wuzure urukundo ukunda bagenzi bawe n'urukundo ukunda Imana mu izina rya Yesu. Witeka guha umugisha. Niko ngusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.